papa Sava muri stade abwira Imana ngo nta bwenge ugira. Yageraga guti umva Mana ubundi ugira ubwenge. Stade yose iraseka. Urira wowe nitegeka Graciane uramutse utihannye kandi ngo garukiraho amoko y'Imana agiye kugusumira kandi azakugwa nabi ntago uzapfa urupfu rusanzwe abantu basanzwe bapfa urupfu rusanzwe umuntu akaba yapfuye ariko nutihana uzapfa urupfu ruzatungura abantu ukanabatangaza bose kuko urakabije biteye isoni biteye n'ubwoba. Ndi indaya ya Yesu. Uri indaya ya Yesu. Yo mpamvu nkunda n'indaya. Oya ntabwo waba indaya. None se Yesu yigeze aza kunsaba iwacu. None se Yesu twigeze dusezerana muri ADPR ngo manike ikiganza ko tuzatandukanwa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse. None se Yesu twigeze tujya mu rukiko mu murenge ngo ndahire mu gihugu cyanjye ko nsezeranye na Yesu. Yesu nyine twibaniye buraya anyiterera inda. Yego ndi indaya yande ya Yesu. Niyo mpamvu nkunda n'indaya. Kiragira nkaza ku isi ndi asubira mu ijuru. Utwite inda ya Yesu. Yego uteye ryari ubu utwite inda ya Yesu. Yego murabyara se? Oya ntabwo ndabyara kuko igihe cyo kubyara nikiragera njya ku mba mu ijuru. Niho mba numva merewe neza hanyuma mu gihe runaka naza gusura abantu bo ku isi igihe cyo kubyara gusa kirenda kugera. None se ariko ntabwo nzabyarira ku isi. Uzabyarira he? Nzabyarira Ikibeho se si mu Rwanda ahubwo. Ariko numva ko Kamemo Ikibeho urabizi ko ari ahantu hatagatifuje. Ndi mu gihe cyo kwicwa nkashyingurwa nkashyirwaho n'umusaraba barangiza bagataha bakansigayo nkabagarukamo ndi umwuka. Nta soni ifite zo kuvuga ko ndi indaya ya Yesu. Nta soni ifite zo kuvuga ko Yesu yanteye. Yes, amahoro y'Imana nshuti bakunzi ba Kwizera TV ndabasuhuje aho mwirereme mwese abari mu Rwanda abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda mwese mbifurije kugubwa neza by'umwihariko nkomeje gushimira mwese mukomeje gukora subscribe kuri YouTube channel yanyu Imana y'amahoro ibahereza umugisha kandi Imana y'amahoro ibishimire cyane. Niba utarakora subscribe nawe ngusaba kuyikora kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi bigiye bitandukanye. Mbaye ikaze muri iki kiganiro ngira ngo mu minsi yatambutse hari video yakomeje gutrendinga kuri iyi mihanda cyangwa se abantu bakomeje gusharingana aba kuri Instagram, TikTok, X ndetse no kuri WhatsApp no kuri YouTube. Abantu benshi bagiye bayitangaho ibitekerezo bigiye bitandukanye. Gusa nanjye uyu munsi nifuje kugira icyo nyivugaho mu mwanya muto cyane. Turaza kuganira ku mugabo witwa Papa Sava mu minsi yatambutse wakoze icyo nakwita ngo ni comedy, ariko muri iyo comedy ye atuka izina ry'Uwiteka aho yabazaga Imana ngo mbese nyagasani ugira ubwenge. Ibyo turaza kubigarukaho, ariko nanone turaza kugaruka kuri uyu mugore witwa ngo ni Mama Chance wita ngo ni umukozi w'Imana, ariko nge simubona nk'umukozi w'Imana ahubwo mubona nk'umukozi wa sekibi. Ku mpamvu ndibuze kubagaragariza ndetse ku mpamvu ndibuze kubereka. Ikindi nanone turagaruka ku bantu bahereza uyu mugore imbuga nkoranyambaga bakamuhereza umwanya kugira ngo atambutse ibitekerezo nakwita ngo n'uburozi. Ibitekerezo nakwita ngo n'uburozi bahereza uyu mugore umwanya akabitambutsa bikanyanyagira mu mitima cyangwa se mu mitwe y'Abanyarwanda. Ariko n'ubundi si uwo mugore gusa turi buze kuganira kuko hari n'undi mugenzi we nawe wigeze yakora nk'ibyo ari gukora muri iyi minsi, ndetse navuga ngo Mama Chance yamuriye kopi kuko uwo niwe wageze kuri iyi mihanda mbere ye. Murabizi mwese ko mu gihugu cy'u Rwanda muri industry ya cinema hari igikorwa kiri kuba cya mashariki, aho abakinyi ba cinema cyangwa se abakinyi ba filime bagiriwe icyizere batoranyijwe bari biyamamariza gutsindira igihembo cy'imodoka ndetse n'ibindi bihembo bigiye bitandukanye. Ariko igihembo nyamukuru babahataniye bose ni imodoka ibizatangwa muri iyi mashariki.
rero mu minsi ishize bagiye bazenguruka ahantu hagiye hatandukanye mu gihugu cy'u Rwanda, bagiye bajya ahantu hagiye hatandukanye mu rwego rwo kwiyegereza abafana babo ndetse no gukorana nabo umuganda, ariko hakabaho n'umwanya wo kuba bakinira komedi cyangwa se babiyereka mu buryo bwa sinema cyangwa bakabaganiriza babasaba ko bazabatora kugira ngo bazahabwe ayo mahirwe yo gutsindira iyo modoka cyangwa se icyo gihembo nyamukuru cya mashariki. Mu minsi yatambutse rero hari hatahiwe akarere ka Huye, nibwo abasitari bagiye batandukanye bo mu gihugu cy'u Rwanda bagiye mu karere ka Huye gukorana umuganda n'abaturage baturiye aka karere, ndetse nyuma yaho baza guhurira muri stade aho baje kuganiriza abafana babo ndetse bakabasuhuza mu buryo basanzwe babamenyereyemo cyangwa se babakundiye, ari bwo buryo bwo gukina filime. Rero ahangaha ni naho abasitari nanone bongeye kwigaragaza cyane, bitandukanye n'ahandi hantu hose banyuze, kuko niho bigaragarije abafana babo mu buryo navuga ngo butamenyerewe bari basanzwe bigaragazamo. Niho bigaragarije abafana babo cyane, bitandukanye n'ahandi hantu hose banyuze. Rero ubwo hari hatahiwe Papa Sava yakoze icyitwa ngo ni komedi, ariko aza gukora ikosa muri iyo komedi yakinnye. Uyu mugabo afite uburyo akinamo komedi ziwe, ndetse abantu benshi bamukundira, bumenyerewe n'abantu benshi cyane, abantu benshi bagenda bashima. Ariko rimwe na rimwe hari igihe umuntu agenda akora ibintu, mu bintu akora ukabona ko akenshi na kenshi akunze gushyiramo ibintu nakwita ngo nibyo guhinyuza Imana. No guhinyuza Imana nabwo ntabwo ari umugabo, ni umusore, ni umuhungu. Agezweho rero yakinye komedi, muzi ko mu gihe cyashize ndetse ajya no kumenyekana, yamenyerewe mu kintu yari yakoze, muri komedi yari yakoze yo kubaza Imana, yo gusobanuza Imana icyo yamuremeye, yo gusobanuza Imana ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ariko ubwo yari ari muri stade ya Huye ari kuganiriza abafana be, yakoze ikintu gisa naho cyatunguranye cyane, aho yavuye mu ijambo aravuga ngo nyagasani ugira ubwenge, nyagasani ugira ubwenge. Mu by'ukuri ku bantu mudukurikiranye, rimwe na rimwe hari igihe kuri wowe ushobora kumva ari ibintu bisanzwe, ari ibintu bitakagombye kuba ikibazo, ariko ikintu maze nge kubona kandi mpereza agaciro nuko antikristo cyangwa se satani akora. Kandi satani uburyo akora mu buryo twe tutagomba kuvumbura ko ari ukoze, ahubwo twe tugahugira mu gutekereza kuri ibyo bintu bibaye, ariko ntidufate umwanya wo gutekereza ngo mbese kuki runaka cyangwa se uyu muntu yakoze ibi bintu muri ubu buryo. Papa Sava atuka Imana ayibaza ngo mbese nyagasani ugira ubwenge. Nje numvise muri stade abantu bose barimo barasetse, ariko nukuri simbabeshye, nje navuga ngo ni ibintu bigayitse ndetse biteye n'ikimwaro kubona umuntu wahanzwe n'Imana, waremwe nayo, Imana ikamubumba, agera ku rwego akora urwenya akoze akaruzanamo Imana, ndetse akanayimenyera ku rwego rurenze, aho umuntu waremwe n'Imana, Imana ubwayo ikamuhereza ubwenge, yifata akayibaza ngo mbese nyagasani ugira ubwenge. Ibi bintu abantu bo baraseka kuko baba bumva ari komedi, ariko ntabwo muzi intsinzi satani abahawe cyangwa se ipeti satani abahawe. Ntabwo muzi imbaraga ubwami bwa satani buba bugize kuri mwe mwabonye ibi bintu mugasekaho kugira ngo mubabazwe nabyo. Impamvu mvuga ngo ibi bintu biragayitse ndetse biteye n'ubwoba, biteye n'ipfunwe n'ikimwaro, ibi bintu Papa Sava yakoze byo kuvuga ngo nyagasani mbese ugira ubwenge, ntabwo yahangara ngo abivuge abwira umukuru w'igihugu. Hano munyumve neza, ntiyakora komedi ngo ahangara abwira umukuru w'igihugu ngo mbese, usibye n'umukuru w'igihugu n'undi muyobozi wese, umuminisitiri runaka cyangwa umujenerali runaka, ntabwo yakora komedi ngo iyo mikino yizane, kuko abazi ko iyo mikino aramutse yizanye byamugiraho iki
ingaruka. Ariko kuko Imana itihutiraho ngo igaragaze uburakari bwayo, tuyitwaraho uko dushatse, dusigaye tuyisesengura uko tubyumva, dusigaye tuyigenera icyubahiro ikwiye ndetse n'icyubahiro itagize ute idakwiye. Muribuka mu minsi yashize Dr. Bizimana avuga ko Imana itakagombye gushimirwa, ahubwo ngo hakagombye kujya hashimirwa FPR Inkotanyi. Ahangaha ni uburyo bwo kwambura Imana icyubahiro cyayo, mbega mu buryo bweruye, ariko ku ruhande rw'umuntu apana kuvuga ngo ni twe twese nk'abanyarwanda. Ariko nanone ibyo binavuze abivugiye Pamfile wo kuri Beura uwashingiwe yakoze ikiganiro avuga ko Papa Sava yarameze nk'uri guhanura. Avuga ko Papa Sava mu gihe atari yakora ikiganiro cyangwa se mu gihe atari yasaba Imana imbabazi ku bw'iriya video yakoze. Aba bantu b'abasitari rimwe na rimwe hari urwego bageraho ubanza baba basigaye bibona nk'aho aribo bitangaza, aribo bantu nyine isi ihanze amaso, akagera ku rwego atacyumva ko ibyo agezeho n'ibyo ariho ari Imana ibimugejejeho, agatuka Imana mu buryo agize ute ashaka, mu buryo yumva. Ariko murebe uburyo yarahagaze muri stade arimo kubaza Imana ngo mbese ngo Nyagasani ugira ubwenge, nta soni. Ese wibwira ngo kuba uri umusitari biguhereza uburenganzira bwo gutondagira umuntu wari we, usibye no kuvuga ngo Imana? Ntabwo umuntu wari wese ufite uburenganzira bwo kuba wamukoraho ibyo utekereza n'ibikujemo byose, ku rwego wifata n'imbaraga zawe n'ubwenge bwawe ukabaza Imana n'ibigira ubwenge. Ahubwo nge nakakubajije, wowe Garasiyani ugira ubwenge? Wowe ugira ubwenge ku rwego uhangara Imana, ukayihangara n'ibitekerezo byawe n'imbaraga zawe n'ubwenge bwawe bwose? Ahangaha nuguto nyine burareka mbabwire, tugeze ku rwego izina ry'Imana risigaye ritukwa, abantu bakaza bakabisasira bakabyita ibindi bintu. Nk'iyi saha Mama Chance yavuze ko ari indaya ya Yesu, ngo Yesu yamuteye inda, ngo yaryamaniye nawe ngo mukibaya ngo cyitwa ngo Rukundo Empire. What? Ariko hakaboneka abandi baza bumvikanisha ko ibyo yavugaga ngo yari afite impamvu agize ute abivuze. Ariko ndaza kubereka Mama Chance buryo ki atari umukozi w'Imana, ndetse n'ibyo yatangazaga afite impamvu yabitangaje, ndetse impamvu ikomeye cyane. Abantu muraza gutungurwa muri iki kiganiro, muraza gutungurwa muri benshi, kuko Mama Chance we yari afite message runaka ari gutanga, ndetse azi neza ibyo ari kuvuga. We yari azi message ari gutanga iyo ariyo n'igitumye yitanga. Muraza kumenya impamvu Mama Chance yavuze ngo Yesu yamuteye inda, ngo yimutera mu kibaya cyitwa Rukundo Empire. Kuko Mama Chance agaragaye kuri Rukundo Empire nyuma yuko Jackie avuye kwa iriya YouTube channel, kandi akimara kuva kwa Rukundo Empire nibwo yarwaye akaremba. Mama Chance ahita agira ute ahitaza. Kandi Mama Chance ibingi bavuga yavuze ko amaze kubyara, agiye kubyara umwana wa gatatu. Umwana wa gatatu nuwuhe? Abana ba mbere nabaye. Ibi byose muraza kubimenyera muri iki kiganiro. Ariko ndagira ngo mbabaze mwe mu nkurikiranye, twicare umuntu atuka izina ry'Imana, twicare tubirebere ngo yarari mu kazi, ngo yarari muri comedy, ngo yarari gusetsa abantu. Tuvugisha ukuri, kutabajije niba Satani agira ubwenge, ugahangara Imana ukayibaza ngo mbese ugira ubwenge? Ubundi reka nge kino kintu nkivuge, kandi ndakivuga mfite ukuri, mfite na rezo. Aba bantu bategura aya marushanwa kenshi na kenshi, izi company ziba zitegura aya marushanwa, ahanini ubusanga ari company ziri inyuma cyangwa se ziri mu gicucu cy'ubwami satanike. Rero kuba umuntu yaza agatuka izina ry'Imana, ntabwo ntekereza ko ari ADPR yateguye kira gikorwa cyo kuvuga ngo abastari bo mu gihugu cy'u Rwanda kubw'umusaruro batanze
ku bwa filime bakinnye, reka tubategurire igihembo. Ni urugero kavuga ati tuzatanga inzu ku musitari uzatorwa cyane, ngo nibara ADPR nirangiza igera ahantu umusitari ahaguruke kuriya atuka izina ry'Imana ngo bakomeze babishigikire. Ntabwo babishigikira, nta n'imbaraga babihereza, no kumuhagarika bagira ute, bahita bamuhagarika. Ariko uraza ugafata Imana yaduhanze twe twese, Imana yaremye abayobozi bayoboye ibihugu by'isi, ukayibaza ngo mbese igira ubwenge? Ndabizi benshi muraza muri comment muvuge ngo yarari muri komedi, ariko izo komedi zihangara izina ry'Imana ni komedi nyabaki. Izo ngero zihangara izina ry'Imana, izo ngero mutanga zambura Imana icyubahiro cyayo, ni ingero nyabaki. Muhazi iki? Niki muhaze gitumye muhangara Imana, mugahangara Imana, mugahangara icyubahiro cyayo? Niki muhaze? No, iyi saha niki muhaze? Niki ku buryo umuntu atuka Imana, abantu muri stade murenga ibihumbi mugaseka, mugatembagara mwese mugaseka pe, mwumva mumeze nkaho mwumva kavuze ibintu bizima byo gushima. Nta bundi buryo yari kuvuga, yari gukoramo komedi ye nk'uko abandi bose bamubanjirije babikoze. Komedi ikumvikana kandi abantu bakayishima, ariko atifashe ngo atuke Imana. Nanjye ndi umugabo wo guhamya nunga mu rya Pamfili, uyu musaza cyangwa se uyu musore ushaje nadafata umwanya ngo asabe Imana imbabazi. Uyu musaza nadafata umwanya ngo asabe Imana imbabazi, ibyo mbabwira ni ukuri kandi kuzuye. Imana ntabwo izatinda kumwereka ubumana bwayo, nta nubwo izatinda kugaragariza abantu bose ubumana bwayo ndetse n'ubudahangarwa bwayo. Imana murayimenyereye, Imana murayisuzuguye. Mbese sinzi ukuntu musigaye mufata Imana vraiment, sinzi ukuntu Imana musigaye muyifata, sinzi uko muyibona. Ariko ijambo ryaravuga ngo sinzemera ko izina ryanjye ritukwa n'icyubahiro cyanjye sinzagiha undi. Ni ijambo ry'Imana ribivuga. Sinzi aho tuba turi kwerekeza, ariko njye byambabaje kubona mama Chance yarifashe agatukisha izina ry'Imana. Reka maze tugaruke kuri izi YouTube channel zereza mama Chance ibiganiro. Mu by'ukuri ugiyanzuye mama Chance nta channel akoraho ibiganiro igihe kinini cyane, hoya usibye Urugendo TV. Ariko izindi channel amera nk'uri kuzitambukaho, zamara kuvumbura uwo ari we no kumenya uwo ari we, ntizongere kumukoresha iki ibiganiro. Mu minsi yashize yaraharawe kuri channel yitwa Baraka TV. Baraka TV niyo yaraharaweho, ariyo iri kumuhereza umwanya, ari yahereza ibiganiro. Izindi channel nta channel nimwe yamuhereza yamuhereza ikiganiro. Ariko none ahangaha channel igezweho ni Rukundo Empire, kuko ni channel ikeneye gucuruza cyane, ikeneye views, kwinjiza amafaranga cyane kurusha uko yabona ibyihereza abanyarwanda bizima. Ndagira ngo mbabwire ngo aba bantu bose bahereza mu Chance umwanya ni intumwa nabo za Satani, kuko bamufasha kwamamaza ikintu kibi cyane kizagira ingaruka mu gihe runaka twe tutazi ndetse mutari kubonesha n'amaso yanyu. Ariko ni hehe mwasomye muri Bibiliya no mu bahantu ubundi urugero tugendera n'urugero rw'abahanuzi batubanjirije? Ni hehe mwabonye umuhanuzi aza guhanura akavuga ngo Imana yamuteye inda ngaratwite? Ibi ni ibintu bigenda bizana, nabayere Satani agenda azana. Abantu mwe mwabibona mukabyita ibintu biraho bisanzwe, ngo mbese runaka na runaka bongo ko babivuze ngo hari icyo babaye ngo none nabonye Pastor Claude ari gutanga urugero ngo nayongwe ngo yarabivugaga ngo yavuga ngo katwite. Ariko mumbabarire,
ikintu yongwe yaratwite ni ikintu kizima cyangwa ni ikintu kibi? Uyu munsi wa none izina yongwe ni izina wavuga ukarivuga nk'izina rigwesha ubwami bw'Imana agaciro, cyangwa ni izina ritukisha ubwami bw'Imana bitewe n'ibyo yakoze, bitewe n'inzira yagize ute yanyuzemo. Iyi saha yongwe ni umugabo wahagarara ukavuga ngo izina rye rihesha izina ry'Imana agaciro, ibikorwa yagiye akora na n'iyi saha arimo gukora. Urwo rwakababereye urugero rwiza cyane. Mama Chance aza kuvuga ngo aratwite yarabikuye kuri uyu mukobwa wabanje gukora ikiganiro avuga ngo aratwite, we noneho hanarenza aravuga ngo rimwe na rimwe ngo ajya azamuka akajya kurara mu ijuru, agiye ngo kurarana na Yesu, ngakongera akagaruka mu isi aje gusura abantu. Ariko reka mbabwire, Imana irababitse, Imana irababitse, Imana irababitse. Aha, reka yavuga ngo Yesu siko kuyamara. Ariko Imana mushonje muhishiwe, ariko icyo muhishiwe ntabwo ari icyiza. Abantu mwese muhereza Mama Chance umwanya agatanga biriya bitekerezo bye bimeze nk'uburozi, namwe ndagira ngo mbabwire ngo muri abarozi. Ariko koko babivuze ukuri ngo nta murozi ubura umukarabya, nta murozi ubura umukarabya, nta murozi ubura umukarabya. Mama Chance impamvu nababwiraga ngo ntabwo ari umukozi w'Imana, muribuka ubwo Gogo yamaraga gushingurwa ko Mama Chance yasigaye ku irimbi ngo rya Gogo ari kuvuga ubutumwa, icyo kintu murakibuka? Muribuka ko uyu mugore Mama Chance yavuze ko ngo mbere yuko Bravani apfa Imana yari yamuhishuriye iby'urupfu rwe, ngo ari ngo mu bantu ngo bapfuye ngo akumva ngo aranezere ngo na Gogo, abo bantu uko ari babiri. Rero aba bantu babiri bapfuye nibo bana ba Mama Chance yaratwite baravuka, ariko nubwo bavutse mu buryo butari bworoshye bagasa n'abamugoyeho, anejejwe nuko undi ugiye kuvuka atazamurusha. Uwo muntu ugiye kuvuka ni Jackie. Nta yindi ndatwite, atwite uburwayi bwa Jackie, atwite urupfu rwa Jackie, atwite iby'urupfu rwa Jackie. Mama Chance arahangayitse cyane ku rwego afite ubwoba bwo kuzabona Jackie agarutse kuri iyi mihanda, kuko Jackie ni umuntu utagira imikino. Jackie ni umuntu utagira imikino, arashwanyaguza akabaga. Rero uyu mugore ndagira mbibabwire nongere mbisubiremo, uyu ntabwo ari umukozi w'Imana, ni umukozi wa Sekibi. Kandi nawe mu bantu bazagerwaho n'ikiganza cy'Uwiteka Mama Chance arimo. Ikiganza cy'Uwiteka nikiguhagurukira, isi yose izamenya ko utari umukozi w'Imana. Komeza wishe muri uwo mwambaro wo kuvuga ngo uri umukozi w'Imana, ukomeze uze kubeshya abantu, kuko wamenye ko hari abantu bagiye kuza kukuraburiza bavuge ko ujya urarana nabo ku gisimenti, warangiza ugahita ubihindura ngo ni Yesu wagutumyeyo. Kutabivuze mbere y'igihe ukabivuze iyi saha mada. Ubwo buraya bwawe n'ubwo buhene bwawe urenzaho, niba umaze guhaga abagabo bangana iki, warangiza ukaza no kugerekaho Yesu ngo yaguteye inda ngo mwararyamanye. Nta soni, pumbafu. Yesu mwaryamaniye, Yesu. Ariko nukuri ko Imana abantu mwashize ubwoba, nukuri pe mwashize ubwoba ku rwego mutagitinya izina ry'Imana. Kugira ngo mwemere ko uyu mugore ari umukozi wa Satani, Jackie naramuka akize ntabwo muzongera kumubona kuri iyi mihanda vuba. Azongera kugaragara afite ahandi hantu yagerageje gushaka igitambo. Mu gihe Jackie azaba yakize, ntabwo Mama Chance muzongera kumubona ku mihanda, muzongera kumubona kuri iyi mihanda ari uko Jackie cyangwa hari uko yabonye undi muntu agiye kugeragezaho gutangamo igitambo. Kandi ibintu mbabwiye muzabibonesha amaso yanyu. Ariko birababaje
kubona umuntu nk'uyu nguyu uza agatukisha izina ry'Imana. None se Yesu yadutumye ubutumwa bwo kuza kuvuga ngo yaduteye inda. Iyo ndabatera datera abandi ninda nyabaki. None hari abantu mbambona bari kujya muri comment ngo mashatse ngabwiriza abanyamwuka, abwiriza ibihwera abwiriza ba empty mind, nta muntu muzima abwiriza. Nta muntu muzima abwiriza, ngabwiriza ngabanyamwuka ngabantu ngo yoboye n'umwuka w'Imana. Nta muntu muzima mama chance abwiriza. Ibi ngibi nabisubiramo nongeye nambihagazeho n'amaguru yanjye yombi. Nta muntu muzima mama chance abwiriza. Simfite ubwoba bwo kubivuga. Uyu ntabwo ari umukozi w'Imana. Uyu si umukozi w'Imana pe, mubyumve kandi mubyemere cyangwa ni mubyemere, ariko si umukozi w'Imana. Izina ry'Imana riratutswe mu gihugu cy'u Rwanda. Izina ry'Imana riratutswe n'ukuri. Aho ubona abantu biyita abapastori nta n'imbuto nkeya na nkeya zo kuba ari abapastori bafite. So nawe unkurikiranye ufite uburyo watanga igitekerezo kuri ibyo bintu tuganiriyeho, ariko sinzi ko umuntu yakagombye kugira ku rwego rwo kubaza Imana ngo mbese nyagasani ugira ubwenge. Umuntu Imana yaremye, umuntu Imana yahanze, Imana yibumbiye mu mbaraga zayo, mu bumenyi bwayo, yarangiza akayibaza ngo ifite ubwenge. Sinzi ko twakagombye gukomeza gushigikira abantu baza batuka Imana bayiharabika. Imana ibahereza umugisha kandi Imana ibishimire mwese ko turi kumwe muri iki kiganiro. Niba utarakora subscribe musaba kuyikora, kandi abakomeza gusharinga ibiganiro byacu Imana ikomeze kubishimira. Duhurire mu biganiro biri imbere. Shalom shalom.